Azira yanje nitwa Nyiramasasita Esiteri, ariko mu by'umwuka nitwa Ntizanyibagirwe Esiteri. Nk'abantu mu mudugudu mfite Yesu, akagari nzamukorera, umurenge Yerusalemu nsha, akarenge umurenge Yerusalemu nsha, akarere nzagerayo. Simbesha kandi haleluya amena. Njewe rero nakandagiye satani rikanga, abamarayika mwijo bategera satani wahuye n'ingabo ya Yesu. Satani yagiye ubuzirampamba. Ndetse ubaho yicesheshe ubeho n'uruherwe uri kubona turi kuvuga Yesu, ubaho yicesheshe ubeho n'uruherwe z'amahwemwa. Maze mbabwiye kuna kandagiye satani bwakwira bugaca, ahubwo reka mbaratire Yesu umwami wanje. Yesu yavujwe irirenga ati icyo kiri imbere yawe ikifashe oya hije inyuma yawe inyuma yawe oya icyo oya imbere icyo iki se si pera iki ni pera muze ni pera ni voka iki ni pera wana iki ni pera ise ni voka ya ni voka ikiri ntoya ya ni iki ni ukitwa wiki gasaho citwa gasaho. iki cyitwa gasaho Gasaho umuntu baroze bavana gusogora hayo mababi bakavanga n'indi muti ariko ntawe bahamurira badashizemo ico ngo bizakore. David bwaburozi turavana tukubafana ati undi musobanurire neza nta kibazo bacita gasaho iki ngico ukuntu rero tumera ubu dore ubuntu kunyera buratumuka akakantu kumukara aho kaguye kakamera ukumva gutya ubwo harabiragira aho karagwa karete twameze singutu utwo tunuza tw'ipapa nitwo tugenda tumera uto hariho imbuto nuvuga ngo iyi pamba uko iba yoroshye gatwakita nk'ipamba gafasha nyine ko zanze kuva ku ntoki zawe ko musigati naryoshye sinagurebye se uramuryoshye pe mu musigati yose nariye kuva kare ngo no numvise uryoshye umwana w'ikigarazi ngo nigisheke ndi kurya turabasuje aho muherereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse n'umujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ururimi rw'ikinyarwanda turabasuje cyane nge kuri mikoro ni Hatubimana Concorde CEO wa TV show nuko twabasezeranyije ko tuzajya tubikisha irungu yuko cyacu shingiye ku isanamutima ubundi akenshi ntago umutima wasanika byite umuntu ababaye yabisaba ngo umuntu yishime kandi ntago wakwishima burya uhora hamwe ubona ibintu byinshi yabisaba ngo habimo change rimwe na rimwe tubazana ugiye ubundi tubazanira mu cyaro niyo mpamvu ro kubera urukundo tubakura twafashe urugendo tuva mu karere ka Musanze turambuka tuva mu murenge wa Tuve wa Gacaca wa Gahunga tugera mu murenge wa Rugarama uba twicaye ni mu murenge wa ni mu murenge wa Rugarama umudugudu wa Busura akagari ka Cyahi mu karere ka Burera icyatuzanye rero twaje kuganiriza umukecuru uteye matsiko nge mubona bwa mbere namubonye kuri YouTube channel yitwa Gone Arike TV ya Monsieur David avuga yuko ari umukazana umugeni wa Yesu akana w'Imana yumvikane yuko boss we cyangwa umugabo kandi tuzi yuko Yesu ari umwana w'Imana bivango niba rero ari umugeni wa Yesu cyangwa ari umugore wa Yesu bivango ni umukazana w'Imana uwo mukecuru niwe twaje kureba kugira ngo atuganirize arashimishije turabararikiye ganiro muze kugikurikira mugitangire kandi mukirangize kandi tubibutsa gukanda subscribe utarayikanda naye wakanda ugasharinga nibura abantu babiri kuranga ikande ubundi tuze kuba umuryango munini naho mukanya konkoro n'ibikuru kubo niki cyitwa umurunga w'inyabutatu aya umurunga w'inyabutatu sure bawukoresha iki sibanzo banzu baze muzehe neza uzera makuru nimeze nitwa Sanzabera Simone nitiyesa twabasuye Imana ishimwe hajya hano ni he hano ni muri Busura ya mbere akagari ni Cyahi umurenge ni Rugarama akarere ni Burera uvango hano turi mu mudugudu wa Busura akagari ka Cyahi umurenge wa Rugarama akarere
ka Burera haba ibiyaga bibiri by'impanga Ruhondo na Burera. Ah. turi ni kure cyane Ntago kuko kuba dukurikiye aha turi koko nko TV show yasuye ni mu mizi y'ikirunga cya Muhabura ndi kukireba hano ruguru rwose mu birometero bikeya ntabwo turi hafi y'ikiyaga cya Burera na Ruhondo twasanze umusaza ndetse n'umukecuru we kwa kundi twabwiye yuko tuzajya tugenda tukabageraho mutagomba kugera burya gukorera mu mujyi David mu mujyi gusa ntabwo ari byiza Oya. umujyi gusa ntabwo ari byiza Umujyi ntabwo ari byiza gusa. ahubwo tukaza mu cyaro tukibutsa ubuzima bwaho nk'abantu bahavukiye bakaba ubu basigaye baba mu mujyi tukibuka nyine aho twavuye nk'ubu uyu murunga nawe uherukaga papa ari kuwuboha Njye nakubajije uwo murunga ni iki? uyu ni umurunga Ehe. icyo tuwukoresha ni ukuzirika ihene cyangwa intama noneho tuwuboha mu mifuka Buriya washobora kuwuboha. sibyo ndimo se yaganjye ntabwo ndi umunyamujyi ubwo ntuye Musanze mu mujyi ariko iwacu ni mu cyaro niho nakuriye ni ku ifishi ku ifishi y'umuryango aho ngaho ni iwacu mu cyaro niyo mpamvu nyine numva nkumbuye bwa buzima nkaza kugira ngo twongere tubwiyibutse none batabuheruka ubu hari umuntu udaheruka icyatsi cyitwa umuhati ndakigeraho nkibereke kambanze nibohe hari ikibonobono hano hari imboga za epinari hari na sipure nayo iri hano abantu batayiheruka hari abantu badaheruka kubona udukwi nk'utu aho rero tuba twaje kugira ngo tuhabagerere twongere tubibuke. Uzi igiti cyitwa sipure? Isipure ndayizi. Ni iyihe? Ni iyi. Ni umubunda. Umubunda? Biterwa n'ahantu hatandukanye ariko mu Gifaransa ni sipure ni iyi ngiyi. Icyo giti kiri hejuru yawe kirekire? Iki? Ujya wumva abantu bari kuvuga ibintu ngo ni nko kwasi ikibonobono. Kwasi ikibonobono nyine ni igiti cyoroha cyane. Dore ni cyitwa ikibonobono. Ikibonobono. Ntabwo binigeze nkubwira uko bakita mu Gifaransa. Niba wibuka ikibonobono. Bakita ikibonobono. Mu Gifaransa byose ni kimwe. Byose ni ikibonobono. Sawa ntari bito. Bibagirwa vuba. Nibohera umurunga sha. Byose ni ikibonobono. Ikiye muze. Iki. Umva kiriya. Iki cy'abantu bari gukoraho. Kiriya cy'abantu bari gukoraho. Uzi iki uko bakita? Ari kumba. Muze iki bakita? Yego. Ari nusi. Aya? Iki ntabwo ari nusi. Ni buri koti. Buri koti? Cyitwa? Buri koti. Buri koti? Buri koti niko cyitwa? Niko cyitwa. Ariko bakijya gusa na ari nusi. Mbo David icyo kirananiye. Icyo kiri imbere yawe. Icyo kiri imbere yawe. Ikifashe. Oya. Hirya inyuma yawe. Iki. Inyuma yawe aya. Icyo. Iki. Oya. Imbere icyo. Iki. Iki se si ipera. Iki ni ipera. Muze ni ipera. Ni voka. Iki ni ipera wana. Yewe. Iki ni ipera. Ise ni voka. Ya ni voka ikiri ntoya. Ya ni voka ikiri ntoya. Hangiza ngo ni ipera wana. Ikisi. Muze ikisi umuravumba. Iki. Egerayo turebe neza. Iki. Iki ni umuravumba. Umuravumba. Urihe? Ubwo turawugera ari ahepfo. Uri ari ahepfo David. Nose iki cyitwa umuyogoro. Umuyogoro. Abagiti cyitwa umuyogoro se? Umuyogera. Umuyogera. Umuyogoro. Ariko ukumva nge nanze ngo ni umuyogera ukumva. Igiti cyitwa gutyo. Ukumva biragize. David hari ibyo ndi kumenya pe. Ayikiri pera ryanyumisha.
Pega byo rwose. Kino giti kiri hafi na muzehe hano hasi. Iki Icyo hasi icyo. Iki kiba cyita umuhati. No umuhati. Ni umuhati ndawuzi kabisa umuntu wagabye isambu. Bawukoresha ayikoresha gutandukanya umurima niba iyi sambu yo hepfo ari yawe iyo ruguru ikaba iyanjye bagashingamo umuhati. Umuhati uri hagati yo mu rubi. Ubona amaborne y'umuhati. Uyu ni umuhati. Uzi ikindi kivamo mu muhati havamo imyambi. Iyi myambi y'ikibiriti. Aya. Kabisa. Aya. Iriya myambi y'ikibiriti iva mu mihati. Mu ngeri. Izi ngeri nizo bafata bakadusaturamo utu tugeri. Nitwo tuvamo iriya myambi bashyira mu bibiri. Kuko ntago tubeshye. Nibyo pe. N'abadukikiye muri comment bazatubwira. Iki giti gifite utunuza. Iki giti cyitwa ni igicunshu. Igicunshu. Ikindi gasaho. Cyitwa gasaho. Iki cyitwa gasaho. Gasaho. Umuntu baroze no gusogora hayo mababi bakavanga n'indi muti ariko ntawe bahamurira badashizemo ico ngo bizakore. David bwaburozi turavana tukubarafana. Ko gifite amata. Namba nge nashakaga kureba uru rubuto. Urubuto reba ibyo. None se watari kuzana amata. Nose amata bayanywa. Oya. Nuko twayimba gutanga bagashira mu bindi biti. Kuvamo mwibu. Ni pamba se? Pamba do. Ariko rero tuno tubuto turimo. Tumukara. Gature. Aya ngo cyitwa gasaho. Gasaho. Kivura uburozi. Aturebe. Inkorora. Ndavingiye ku muganga wa Kinyarwanda. Umuvuzi gakondo ngiye kuvuza gakondo niba basobanure neza. Nkarya ngo umuntu baroze. Umuntu baroze. Nta kibazo mukecuru reba uyu no kureba David ngwino gare hano. Umuntu baroze. Mukecuru ngwino ashaka kujya hagati yanyu. Munshyire hagati undi munsobanurire neza nta kibazo. Bacita gasaho. Gasaho. Iki ngiki. Ukuntu rero tumera. Ubu dore ubuntu. Kunyera buratumuka akakantu kumukara aho kaguye kakamera. Ukumva? Gutya. Ubwo harabiragira. Aho karagwa kareta kamera. Singutu. Utwo tunuza tw'ipapa nitwo tugenda tumera. Utu hariho imbuto. Nuvuga ngo iyi pamba uko iba yoroshye gatwakita nk'ipamba gafasha nyine. Ko zanze kuva ku ntoki zawe. Ko zanze kuva ku ntoki zawe. Ngo nzibyo katurutse. Ntabwo izo katurutse. Nabyo kameze. Reka ngatumbura nkohereza Musanze. Musanze kagere. Kaza kuva ku ntoki zawe. Ko kanze. Ziko gafite maji. Ko kanze gashaka. Kantu kanze no kuva ku ntoki. Kanze. Aka ni intoki zawe. Oya. Uzi impamvu nuko nafashe aya mata ntabwo nayakoze. None se reba ngewe Yesu kavuyeho. Ubwo barakubaza uko kivura uburozi. Nose mukecuru ukomeza utubwire. Iki giti bakivurisha ute? Bakivurisha gute umuntu urwaye uburozi? Umuntu urwaye uburozi nukuza bagacaya amababi. Yego. Bamara gucaya amababi hari ibindi biti bavangamo. Ariko cyangombwa niki gikora? Niki ngo cyitwa gasaho. Gasaho. Ubwo ro bakavanga n'ibindi. Ariko kitarimo ntabwo byakora. None se ni muri wa muti abantu banywa cyane uwo bisiga uburozi. Nukunwa. Ubwo aya mata ntabwo amera abantu nabira aya. Si bakamura si ibisi. Akusaba mugani amata aza kureba ingibi. Amababi. Rero aba bana kurugura ibicaya barafatwa n'inkorora. Baze dore aha hose hari amababi. N'abagore bose nabaki baze basogoreho. Nukuva ngo urwaye inkora wese itaza hano. Aho bakimenyeye. No kino giti niba kivura inkora bwo sikimeze nk'umuharavumba. Gisumbye umuharavumba kuvura. Iki gisumbye umuharavumba kuvura. Igiti gisumbye umuharavumba ko gikaze David. Ibiti kandi bavuga ngo umuharavumba. Ari kintu gisharira cyane. Gisharira cyane. Umuharavumba urasharira we. Ntabwo gisharira cyane. No twavuje David cyagiye baramuroza. Umuharavumba sivura umurozi. Umuharavumba ntabwo uvura amarozi. Inkorora. Inkorora uvura amagiripe, uvura iki ntabwo uvura amarozi. Yari guhitanye. Iyewe dore amata gifite amata. Uri gataho.
Urwaye gata urwaye iki? Urwaye. Nose aya matumo nayo gasaho yamuvura. Simbizi. wabimenye Nyine niyo mpamvu twaje kugira ngo mubitubwire. Gatwe gatwe turabana banyu kandi ibyo ntago bivura. Kandi bavanga utamenye utaganiriye nasi namenye icyo sekuru yasize avuga. Se kokoro ntabwo nari nzi ko iki ngiki kivura. Cyitwa gasaho. kokoro ngubaze. Uzi ko ibirayi byera? Ngwiki. Uzi ko ibirayi byera? Ibirayi. Ibirayi. Sibyara ku giti si. Oya. Ku giti. Ibirayi byara ku. Naho taba nk'umuhungu wanje. Ko ibirayi byera reka ngubaze. Ibirayi barabibiba cyangwa barabitera? Ibirayi barabibiba. Ubundi gutya nk'amasaka. Aya. Baza muzehe neza. Muzehe ibirayi babihinga. ibirayi ukuntu babihinga barabanjura ibirayi byarameze niba bamara kubanjura bakagenda bagaca ibyoba niba bagiciriye hano ikindi bakagicira nk'aha kubanjura se ni gute? kubanjura ni nk'uko wahinga hano ari ikibara none ukaremamo umutabo waremamo umutabo rero icyo gihe ubu ni ukuvuga ngo igihe cyo gutera cy'ibirayi kigeze ubwo ni uguhita bazana imbuto n'ifumbire y'imvaruganda n'imborera rigeretse nuko ubwo bagatera ibirayi igihe kikazagera bakazatabira bamara gutabira akazagera igihe cy'ibagara akazagera igihe cyo kuhira ibyo birayi ubwo rero bagakurikizaho bagatera umuti byera hejuru cyangwa byera hasi? byerera hasi amababi nibwo aba ari hejuru ariko ibirayi byerera hasi. Gusa amababi y'ibirayi barayarya? Oya ntabwo bayarya. Se mukecuru muzehe watwemera ukatujyana mu murima y'ibirayi icyo bitwaye? Murakora ibirayi se? Murakora ibirayi nta kibazo tukabireba kuko rega abakunzi bacu tugomba kubageraho batagera. Ubu hari umuntu nawe wari uzi ko ibirayi byera hejuru nkuko duca byerera hasi ikindi kera nkuko ibigori nenze ko byera hejuru ariko reka tugende mu murima sibyo aho bihinze tubyereka abantu twagiye pe twagiye mu murima ndetse n'ibigori twawugezemo ubaze ikintu cyose utazi. turatangira twahinze guhinga umutabo uhagazemo none kino ni icagati bo ufata hano mu mutabo uraganisha mu cagati wa mutabo gwamara gutumburuka ubwo uri guhinga ukabuka ukazongera ugahinduka none ruhande rwo haruguru rwaba tureba neza ra bya bigori byaduhishe ariko muzehe ubwo inkange mugufi muzeho yagara hose uramubona ukazana ya mbuto y'ibirayi ugacamo ibyoba wamara guca ibyoba ugashiramo ikirayi ugashiramo muri fumbire y'imvaruganda ugashiramo n'imborera ubwo bakazasubiranya abandi bakasubiranya ubwo birajana niba murangije rero ahasigaye no gutaha mwaba muratera ibigori mu mbega mugahita mutera nk'ibigori birimo ibi bigori mu mbega mu mpande mu mbega hano mwamwasi ahandi amazi azatembera mu cyagati mugahingamo ibigori waba udasizemo ibigori rero ugashyiramo amahunge y'ingano amahunge y'ingano ni uvuga ngo ingano n'ibirayi birajyana ndetse n'ibigori n'ibirayi nabyo bigahingamo hagati. None se ibirayi byerera meza ngahe? Reka mere abari bumbwira mukecuru ibirayi vuga ntakeka ngufasha utaruha mwaratubyaye ibirayi ameza 3 ariko kugira ngo byere neza n'ameza 4 ane ukabikura ari birayi bye ane nibwo yabyeze neza byeze neza koko David wampa ku musigati hano mfite umuhunga rimana we wanyibese urangije ujya ushaka kibona ariko arakiguha ariko reka umusigati turawugeraho tugeze ku kamaro k'ikigori turacyayi ku kirayi ubwo se ibi bimaze ameza ngahe ngiye gukura nde kururebe ejo bundi tariki 1 byari kuzaba birangije 3
nuko byahuye n'imvura tariki ya mbere kwa karindwi byakuza birangije amezi atatu birangira 3 nuko byahuye n'imvura 28 kwa gatandatu ubu byari kwa kabiri byari kuzabirangije amezi 3 tugiye kureba noneho rero twabihinze twateye umuti twarabagaye twaruhiye noneho tugiye gukura yego ni njye urakura kanegera hano nikurira iki ngiki iki nicyo ngiye kugira ngo nkure turebe iyi mbuto twibagiwe iyi mbuto yitwa ngo iki iyi ni kinigi ngo kura kinigi gukura twagira tukahegeza hirya tafi icyambere wow icyambere kirabonetse kubanza bitarera pe banza bikubura ya misi byawe n'imvura birapfa shako wa urandura Oya ndikwanga ko muranduye ntaragira hari byasigara ariko yabisigaye ubundi nibyo mwita guceba no guceba nuvuga ngo gutya ndazamura ibyabisigayemo umuntu nibwo azana kandebe muzeko byarunze kwanza mutarafumbi imvura yabyishe umugozi yavuyeho ibirayi bibiri n'utwana byararumye arafumbi ariko uyu mugozi ndi kubona umeze nabi kandebe n'uyu kandebe uyu muzeha mitiyemo uriya mugozi wo ngo byararumbye tubonyeho ibirayi ni bitatu gusa reka turebe iki ngiki reka turebe yewe iki nacyo ntakize yewe mbese sitere ko mbona kimwe kureba yaribaye bitanu kera rero imigozi nk'iyi yabaga minini ari ibiri ikabyara nk'ibiro 4-5 mbere niba imigozi biravaga ibiro 5 none ubu byararumbye ntacyo reka turebe ibirayi tubivuyeho reka tujye kwiba ibigori mwa mwarahinze aha hamwe y'imisi David imisamza haje imisamza ni imisamza ni nk'amaterasi uvuga imisambya n'amaterasi hano ho babyita imitabo nuvango hano nabyishe imisambya ni bya bintu biba biri hagati by'imiringoti biba biri hagati y'umutabo yego nyine okay kuva hano mu misamza bahingamo ibigori cyangwa bagahingamo ingano cyangwa se ibishyimbo ubu rero bahinzemo ibigori reka turebe muze kugira akamaro ikigori umuntu akirya gute ikigori iyo umuntu kimaze kwera ugeragamo ukagica kikavamo niba ugiseye mu rugo wakibisantu heza uhereye umuhungu kureba dafite bino hano ngwino hano gatoya pe muzehe hari ikintu nzi uko agize asimbutse we ahise afata ikigori twita tukirya bakundi kimaze amezi 5 mu murima cyareze kandi ntabwo ari byo ikigori kijya ubundi kikizamuka David vuna kangaka akahe ako sinakarya akada nago nakarya ushaka umusigati twari tibutse muzehe ikindi kintu yari yibagiwe cyakabaga kikigori kaje ubu sinamenye uryoshye shaka umusigati ubona umusigati none rero gushakira umusigati ashaka uryoshye n'ubu umushakira umusigati rwose nabonye ayikunda uraryoshye uraryoshye n'ubu katurebe mpayize gusibaye mu musigati kararyoshye uraryoshye ntabwo ntibuguhe konkoro uyu ramata wanyuma kandi dukundana ubwo uraryoshye ntabwo wanyuma go nkongorera uruhunyunyu nanjye ndaryongeye gukurikiye uraryoshye ntabwo ubonye uri kunyima sigara umwana mubi
uramukoze ko ni uko kuryana umururumba kanange nge iyi ngizo muze kwa muganga tukwibutse ko akamaro ntabwo bategereza ngo kizere uvuga ngo kwa kundi iyo turi guhinga tutarabisarura nuvuga ngo iyo tugisarura cyotsa umusigati nawo ni ngombwa ntabwo reka da ako umusigati uraryoshye uraryoshye sinagurebye se uramuryoshye pe mu musigati wose nariye kuva kare ubwo none numvise uryoshye umwana w'ikigarazi ngo ni igisheke ndi kurya uba umusigati uraryoshye pe ndakureberamo n'ugundi uwo nguwo kuva kare nari uwo ni umusigati ndende numva uraryoshye sicagumbwa se suko no musigati nariye kare uno wambe numvise uryoshye mwe nariye kare kanumvaga nayo iryoshye numva uryoshye kurutaho ukucira n'umusaza se kanze nkurebera ugundi ntacyo muze dukomeze aya tukomeze turaza kuca nyuma dusoje humura ntabwo inzara irangije n'ubundi nariye ibigori nahaze ubwo ikigori noneho turagiciye nandi kukibutsa yuko dutangiye kukirya nk'umusigati ari umusigati ikindi gikurikiyeho koko ibyo bigogo byitwa mayizori ibigori nayo ibigori ni buride ntabwo ari mayizori mayizori ni umurima wo hepfo naho uyu turimo ni buride imbuto se ubundi muyikurahe muze ya buride ni ukugura ugurira he buride irangi ry'umutuku cy'umuti hari cya gipoti kiba kirimo ibiro bingahe hari ubwo rero ntiwagura ikibiro 10 umurima ugandiye kugura hari igipaki cy'ibiro 5 cyane 2 ubwo ikindi gisekeje muzamuhungu ngo bajyaga bazisigira irangi ry'umutuku abantu bagira ngo ntago biribwe ngo sinzi wazogeje ngarateka yumvira aribwe n'ibindi bigori we yari karabyoza karangije ngaririra we yari hombeje cyane ikigori kikaba kireze noneho ubwo kikaba kiri duhere turi kukirya duhera ubwo iyo turi kukirya igihe dutangira kukirya ryari ibigori batangira kukirya kirangije amezi 4 kiba cyeze ukakirya ushaka kubitema uratema ugashinga mu murima ukotsa ubundi ushaka kubanza wowe ubanza mu gihe cyawe n'igihe cyacu twabyuze bitandukanye zehe ndi kubona ibye wamuhaye urugero ingo rw'ico baheraho yego twahereye ku musigati yego mukurikizaho kimaze kugera hejuru yego uko bakirya nanone ariko kwa musigati n'ubundi tiguvaho none bakomeza kukirya ryari batangira kukirya kimaze guheka mbese yego ubwo niho kiba gitangiye no gukomera ubwo musigati no kuba gutangiye gukomera kimaze guheka ibigori by'iminyogoto ibigori ari umunyogoto noneho wamara kugica noneho ukarya umusigati wamara kurya umusigati ikigori naco kikaba kiri gukura ukakigira ute nose wacu umusigati ikigori kigihari urakanyogotaga kwa pandi aho mwumvugiye ahantu nibyo nende ko mwebwe ubu wahinga umurima w'ibigori bikazashira utari akanyogoto dore uragenda nka gutya uri kubagara ibi birayi inzara yakwica utugori twatangiye guheka hari akufa tugahekenya twacu twabyitaga uretse mbibere kunyogota uretse mbibereke tubikora turasanga tutaraheka kirimo urakoto oya icyo kireze cyane muze kandi duhera ku kwika kandi nyogota ko nkako akangaka tukagira wapi ariko tuwango iki ariko ntacyo kanyogote pe aka niko gatoya niko twaryaga inzara yakwishe reka none nubi kakaramira intungu
Mbega dorapeti dorapeti dorapeti. Yewe 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 yewe. Ewe dorapeti dorapeti dorapeti. ni gutya akambere mye ari ugukuta ukuta komeye angeze iwacu kuvoma nkomeye wavuye ku ishuri wahaye kandi nanyuze ahantu nageze ubwo ikigori murebe bwa mbere turi umusigati ariko umusigati wo turya ari ikigori cyakuze ubundi umusigati ntabwo wawurya ikigori kitarakura uvuga ngo twe duca ikigori tukajya kucyotsa twarangiza umusigati akarya agasigati cyangwa se mu gihe hari utugori agasigati mwakamaze nakama mu gihe kame nkari ngasubira twarangiza ikigori tukacyotsa ukomeze mwarangiza ikigori mukacutsa mukakirya haba harimo ibigori bikuze ukaza ugahanguza guca abanyenka bakaza bakajana ubwatsi urumva ikindi kintu ubwatsi bw'inka urumva akamaro k'ikigori nasanze ikigori ukajana ikigori inka nayo ikarya bwa bwatsi abana nabo bakarya imisigati ndetse nabo umuntu mukuru ukarya inka ntabwo irya imisigati yo inka bayiburekeye yawe uhekenya nayo yawe uhekenya ngo inka isangira na nyirayo nuko ahubwo rero utarinze mbaye inka ya misigati umusigati uraryoha nawe bitaryoha ubwo nuko ibigori yabindi wajanye mu rugo ukabitonora ukabihungura ukabyanika hasigaye ukajaja gusheshamo igikoma bakakamara k'ikigori ukarya impungure ugasheshamo igikoma n'umutsima nuko bakakamara k'ikigori nasanze ikigori ari ingirakamaro ajya bakaririmba ngo iki ya ndirimbo ya Nina wo mu Bigogo ni iki mukecuru mfasha indirimbo bakaririmba ikigori akamaro k'ikigori akamaro k'ikigori ni ngo nasanze ikigori ari ingirakamaro nasanze ikigori ari ingirakamaro abana barya umusigati inka zikarya ubwatsi yeme bagenzi we ikigori ni ingirakamaro natwe abakuze abakecuru n'abasaza tukanywamo igikoma tukaryamo umutsima yemewe ikigori ni ingirakamaro ikigori we ikigori ni ingirakamaro ikigori we ikigori ni ingirakamaro iwejeje ibigori ntabwo wasonza ikigori we ikigori ni ingirakamaro yego cyaratsinze ari ikigori gica n'ikirayi yarahinze dore ikigori naco n'ikirayi yego we ramba nasanze ikigori ari ingirakamaro ndetse n'ikirayi ugasaguriza isoko ukagaburira abandi ikigori we ikigori ni ingirakamaro yewe n'ikirayi byose birajana ikigori we ikigori ni ingirakamaro ikirayi we ikirayi ni ingirakamaro akanze akoko kuri TV show urabona ni uburyohe kabisa ubwo yuko cano yacu akamaro kayo ni ugusana imitima y'abantu muko gusana imitima za gutya abantu bisekere urabona twasuye umukecuru Esther na umugeni wa Yesu mukazana w'Imana Esther Simoni basuye Esther azwi ku kazina kitwa nagushyira umugeni wa Yesu mukazana w'Imana reka gutaka kwivugo mbese nakatubwira yego cyakivugo cyakivugo canje reka gufashe ubwo kura ukiritako azira yanje nitwa Nyiramasasita Esiteri ariko mu by'umwuka nitwa ntizanyibagirwe Esiteri nk'abantu mu mudugudu mfite Yesu akagari nzamukorera umurenge Yerusalemu nsha umurenge Yerusalemu nsha akarere nzagerayo simbesha kandi haleluya amena amena ariko bana banje bahungu banje mwakoze maze rero jewe nakandagiye satani rikanga itigenda satani hoye n'ingabo za Yesu satani yagiye buzira mpamba mana igenda buzira mpamba koko ndetse ubahicaye ubwo mwangendereye yasheshe urubeho n'uruhera buzamahwemo
maze Yesu avuga ijwi rirenga ati maze kwakira Yesu aravuga ati yemwe abarusha n'amaremerewe nimunsange ndabaruhura maze namaze kumva uwo Yesu mwakirana urukundo n'ibyishimo maze ntambuka intambwe ya mbere shima Imana. Ariko mukecuru mbabarira ugiye kumbabarira rwose ndi umuhungu wawe ntacyo nagusaba ngo unyime iki kivugo wakivuze abadukurikiye utari kubareba none reka twegere hano rwose twegere hano ngufashe mikoro cya kivugo gisubiremo neza uvuge nawe utuye uzi kuvuza ngo ni mu murenge nangiye kongeraho ngo warugarama mu ijuru dufiteyo umurenge mukuru yego twagiye mu muza kurwa bwatsi ivugire Yesu nihabuve ni kakamaro k'ikigori abana bagiye kurya imisigati kandi urana ubwatsi aryo ufite inka mfite inka ya he ntayo ubu muri zaboneka izaboneka mu izina rya Yesu nisezerano kandi muzegarukire tube mu cecuru hagati yivuge twagiye jewe rero nababwiye nti amazina ya data na mama ni nyina amasasita Esiteri ariko mu mwuka nitwa ntizanyibagirwa jewe rero nakandagiye satani irikanga abamarayika mu ijuru bategera satani wahuye n'ingabo ya Yesu satani yagiye ubuzirampamba ndetse ubaho yiceshejwe weho n'uruherwe uri kubona turi kuvuga Yesu ubaho yiceshejwe weho n'uruherwe y'amahwemwa maze mbabwiye kuna kandagiye satani bwakwira bugaca ahubwo reka mbaratire Yesu umwami wanje Yesu yavujwe rirenga ati amaze gutsindira urupfu na satani ati yemwe abarusha n'abaremerewe nimusanye ndabaruhura maze mwakirana urukundo n'ibyishimo maze ngiye gutambuka intambwe ya mbere nsaba umwami Imana kundinda satani n'abadayimoni intambwe ya kabiri nshima umwami Yesu wembe kumamirwa ku musaraba mubi azira ibyaha byanje intambwe ya gatatu nsaba Imana kuzageza mu bwami bwo mwijuru amahoro intambwe ya kane ubundi kuririmba haleluya na hamena mu murenge wa Rwarama amen amena haleluya amena haleluya 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 amena haleluya 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 amen amena amen none rero nk'abantuye mu mudugudu mfite Yesu yego akagari nzamukorera yego umurenge Yerusalemu nca akarere nzagerayo Ego tuzajyana ntuzansiga nzagerayo pe tuzajyana nzagerayo wabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu ajamurekisha iyo nzira hisemo ija mu ijuru amena haleluya amena haleluya amena haleluya amena haleluya amena haleluya amena batinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu amena ariko amen amena haleluya amena haleluya ajamurekesha iyo migambiye iyo yahisemo ija mu ijuru amena abanzi be bose ndayibagiwe ugakuzana igitabo cy'indirimbo oya ubwo turi mu murima tuvuga ngo turirimbe izo tuzi David twasoza se kese nari bino rugiye kwaza mukecuru hano hari ikintu nabonye ugakurikira urihangana kabisa twabonye umuravumba ndetse n'iteke ntabwo twagira tutaryeretse abakunzi bacu iteke ritwereka iteke tugende ngwino batinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu amena haleluya amena haleluya umuravumba avura rero uvura iki umuravumba uvura iki wumva bicurane guravura egera sa nuwegera gute bicurane guravura guvura ibicurane gusa no kuwisiga umubiri wose ari nk'ufite ibiheri mu mubiri nabyo bikagabanyuka urwaye na malaria ukabicanira mu mazi mu isafuriya ukavangamo n'intufe za rweru ukavangamo n'agarama babi yavoka maze ukazana ibitambaro kwifureba ukunamamo umuriro uragabanuka undi mukecuru umuvuzi gakondo none ubusi muri kubimbaza nanje nabisigiwe n'ababyeyi banje umuvuzi gakondo se taho ndumuvuzi ariko rero ariko ubuzi bufasha bw'ibanze Rwanda wese ubufasha bw'ibanze ukamenya ko niba arwaye inkorora ugafata intusi z'umweru bita maideni ukavangamo nibi biranyo muravumba ukabicanira ubundi ukunamamo bikazamuka impangiroro
twagiye ibisi. Ega mwasuwe n'abantu bafite ibibazo byinshi. Ubu ni ubwatsi bw'inka, n'ihene. Bwitwa ngiki? Bwitwa igikebo cyangwa ubu ni urubingo? Oya, Ntabwo urubingo. urubingo ruriya. Rwita igikebo. Uru rwitwa igikebo. nibwo bwa mbere ngumvise. Icyo ni igikebo. Ubwo nabinyuragaho nkagira ngo ni urubingo. Oya, urubingo Kumbi ni igikebo. Ni igikebo. Ayayaya. Ariko mwa bantu mwe burya. Abatagera ibwami babeshwa byinshi. Babeshwa menshi. Ubu iki ntabwo nari nzi yuko nagira ngo ni urubingo. Kumbi Tekubaza David. David iki? Icyo ni urutoki. Ni urutoki. Yego, urutoki. Ngize ngo ni urutoki. Oya ntago ari urutoki. Ni urutoki. Ni urutoki. Iki giti kiri mu insina. Icyo ngicyo bavuga ngo ni igiti gitangira urutoki ngo rutagwa. Icyo bacita inkingi y'urutoki. Inkingi y'urutoki. Ariko akaba ari kibonobono. Nuvuga ngo cya kibonobono twabonye tugitangira. Nuvuga ngo kidufasha kuba iyo kimaze kwana ugishakira inkingi yo kugitega ngo kitagwa hasi. Yego, kitagwa hasi. Iwacu twabyitira ngo ni ukujegeka. Oya. Iyi mvuga inahamwe ntabwo muyizi. Tuyizi. Twibya iwacu twayitaga injego. Injego noneho gutya ibibaba tuba twarakoze gutya igitoki kigiye kuguye koko kuri kugikora kikuguye. Tukabyita kujegeka. Oya ibi ni ibintu nzi cyane. Twavuga komeza kumanuka. Davi akanakura akamenya. Ndakamenya. Ariko nzi kari igiti gitega urutoki ngo rutagwa. Yego gangwa igitoki kitagwa. Ngo bakita ikibonobono. Oya ikibonobono ni igiti. Inkingi y'igitoki. Inkingi y'igitoki. Iyo kimaze kwana ugishiramo inkingi. Natwe wacu bugoyi tukakita injego. Abantu b'inyamyumbi wacu ubwo twamenye injego. Davi ntitwareba na ryateke gasoza. Ririhe? Hano rwose ni iteke. Iyo utaribonye tuzagere kunzi bacu rwose. Iteke. Twa wagira mukecuru egera hano. Egera hano ruguru. Ntabwo twari kura ni ukubyereka abantu gusa kugira ngo tubereke yuko ibiryo bihari. Mukecuru umugeni wa Yesu umukazana w'Imana. Iri teke rero mugende muhigane senze impamvu mutahe mu rugo mugende mutagize mukubagana no kwiteke kugira ngo rwose abatagera ibwami babeshwa byinshi abenshi bayabona mu isoko uziko tureshya iri teke baryita ngiki? Iri teke baryita amayuni. Hasi harimo amayuni. Amayuni gari hasi. Iyo umuntu agiye kurikura ahera mu mpande ari gutazura akagera ku bijuma by'iryo teke. Noneho ukayahaguza rero. Wamara kuyahaguza mu cyico kongera kuritera ukata bya bindi biri hejuru ukarica kabiri ico hasi kigasigara camara gusigara cya gitimatima kigiye hasi mwitaka uragikata wamara kugikata kugira ngo wongere urutere ico naco himbye ibishimbo baragikata bakagihimbana n'ibishimbo ariko bya bindi byitwe nk'ibirayi wabisogaguyeho ubwo ni nk'ibijumba mu mpande aya mababisi uragira uca natubwira ku mababi aya mababi uragira uca mbese mukecuru hagara hano hagara ha nanjye ndaguma hangaha none uri kureba udukurikira reba David David hagareye ariko nanjye no kundeba turahagarara yesa nureba namuzehe none ujya kuvuga ngo abubwira barebe neza ayo mababi y'amateki uragenda ukayatanyaguza Oya nta kibazo ukagira uca ukanika ku karago wamara kwanika ku karago nangwa se ku ntara bikuma maze ukazaje uraseta guca bikaba mifu bikamera nk'ubunyobwa ifu wabateye tutuboga maze ukaminjiramo
ukaminjiramo ni ikiryo ahubwo muzamenyeshe muzasaga nabifiritije nitugaruka muzadutekera iki iteke ukurikije uko wabonye ibihingwa twareba ndumva nshaka kurya iteke ryewe mubonye amateke mubonye ibigori wabonye twakunze iki cyane icyo wazadutekera cyangwa se cya kindi uba uhishiye abantu uburyo twakirya tukazavuga ngo natwe tukakiratira abandi ariko ngende kumva wazamaka iyo sosi y'amateke wazongera kurya kuvuga ngo iki ngiki tuzaba tukiretse igihe muzagarukira tugikure tuzakibazimanire barasanga twarateye n'ibindi nta nubwo ari kera nta kibazo biki mukitubikira iki kirabikwa arya ngo aya mateke yitwa ngo iki amayuni bo abantu bege baturanye n'igoma aya mateke bayita ngo iki amayuni namwe n'amayuni cyangwa ni yayandi twitaga ngo namabwayisi oya amabwayisi n'andi bakunda guteka mu bukwe twebwe aya bayita amabungu none se amayuni n'amabungu ubwo kumva atari bimwe iyo ukumva bijya gusa uko njye nimvugo iwacu Bugoyi inyamyumba si ibyo ku Kivumu none hano turi muri Burera ni amayuni muri iwacu ku Kivumu ni amabungu iri teke ubwo biri gushaka kuba kimwe cyane rwose David turamenye dusoze dusoze turaza gukomeza ikintu byari biryoshye rwose ikiganiro cyo mu cyaro nanjye numva kindyoheye uno turi kumwe n'aba bakecuru n'abasaza rwose batubwira iby'amateka tutazi rwose umuntu yumva ibintu bimeze neza dore rero izi mboga zibabaye iwanyu ingoda izo tuzita epinari natwe ni epinari umvavanye ikintu duhuje natwe ni epinari pe natwe izi ni epinari niko tuzi zikaryoha rero muhungu wanje tujya tuziteka mu isombe yego ni none uko byose birajana tugiye kubetesha isombe dushyiramo kuko nibi wabonye ibyo birayi bashiramo n'utuvuta no muturayi biraryoha mukecuru umva ko wigenje mbwira iki bakita ngo iki iki akakatsi bita kajeri ni bwa kajeri sibwo bita ngo ubunyunyu yego ubunyunyu nanjye David ibi byatsi abana barabirya barabica ari byinshi batita ubunyunyu bakagira akandi noneho iki mukita ngo iki turebe cyatsi sinaco bitaga musazigona umusazigona ntariyo musazigona iki ntakizi zina bo nibura abantu bagenda bagira twebwe ikiwacu twakitaga maguru y'inkware simuzi ko inkware ibifite utuguru dutukuye ubanza ari cyo bamvu iki cyatsi bakitiriye maguru y'inkware David kizuminge neza abantu bazakirebe n'abadukurikiye muri comment rwose batubwira bati iwanyu iki cyatsi bakita natwe iki twacyahiraga inkwavu David dusoze kadusoze ariko aka kantu nako ugiye ukamenye fasha aka David bakita urukoma bapfundikizaga ibyo kurya uvuga ngo uru rukoma akamaro karwo nta kibazo ubwire akamaro k'urukoma mukecuru mfasha gutya uyegereze urye uru rukoma barwita urukoma nyine ni nk'ikibabi cy'insina urukoma iwacu twararupfundikizaga ibiryo inkono ariko twabanzaga akangaka twagira ute tukagakura kugira ngo ubone uko uruhina musafuriya neza ubwo umugongo guhavuye aya muze twahitaga duterekaho gutya tugahinutya none ushaka rero urashira mu isafuriya ushinga hano uruhande ugashinga nuru yego no ugatsindagiramo watetse ibijumba ubundi cyangwa ibigori ubundi ibiryo byawe bigashya wa kera
uro wa kera ndi uwa kera ibyo bintu bayipfundikizaga batarazi iterambere ry'amasahani n'amasafuriya n'ibyo amasafuriya y'ibifunika ataraza ngo twapfundikizaga twaga dutetse ibijumba uro wa kera sawa badukurikiye bakoze no gutara ibitoki nabwo dukoresha amakoma nabo si imvura yaguye ubukoma umuntu ntarwiyorosa kugama cyo bita isinde isinde kayigira urukoma rwose abantu biyorosha urukoma imvura iri kugwa turabasuhuje cyane rwose akamaro cyane ahubwo cyane amatungo gakabirya watangije ikiganiro nawe gisoza yes reka nshimire abakunzi ba Concorde TV show amahoro y'Imana akomeze kubana namwe gusa ikintu nabibutsa ni kimwe ni ugukora subscribe mukadushyigikira mu buryo bwose bushoboka kuri Concorde TV show tukagera ku muryango ufatika ndumva ko nasoza Concorde barakoze cyane Imana ibaha umugisha umunsi twe twatembe mu karere ka Burera umurenge wa Rugarama akagari ka Cyahi umudugudu wa Busuru